Ikaze kuri Hospitality TV Rwanda, dushimiye abakomeje kudukurikira ndetse n'abamaze gukora subscribe batweretse urukundo. Nawe utarakora subscribe wakora kuri subscribe ugasharinga n'aya mavideo yacu ukatwereka urukundo, kuko kugira ngo tugire courage nuko nawe utwereka urukundo ugakora subscribe ugasharinga amavideo. Uyu munsi tugiye kwiga umukati bita bread loaf. Bread loaf ingredient zawo murazisanga muri description. Urafata ingredient zose uzishyire muri machine bowl, urangiza ushyire mu mashini, ushyiremo hook, hanyuma utangirire muri rimwe ureke imashini yikarage. Ingredient zose uretse amazi urazishyira mu mashini, ubishyiremo imanzi bivangavange kugira ngo umusemburo, umunyu n'isukari n'amavuta imanze byivange, hanyuma nurangiza usukemo amazi. Amazi nayo ntabwo urayasukiramo rimwe, urabanza usukemo makeya, kuko hari ukuntu umuntu ajya abona recipe wenda harimo nk'amazi urugero nka litiro 3 agahita azisukiramo rimwe bigahita bitema. Uzi ikiba kibiteye? Nuko bujya amafarini ntabwo agira ibyo bita absorption rate zingana, biterwa naho ingano bazihinze n'ubutaka zahinzweho na temperature yari ihari. Niyo mpamvu rero ugiye gukora umukati ukabona liquide basizemo, yaba amata yaba amazi, usukamo make ukongera ukaza gusukamo andi nyuma. Aya mbere tubonye ko ibikaraze tubona bitari byagera igihe twongeyemo andi, hariya turongeramo, nitubona bimaze gusa nk'ibigira turekeraho. Urabona ko ifarini imaze gufata amazi. Aha nta kibazo, irakomeza ibikarage kugeza binoze. Ikindi nabibutsa uri gukora umukati nuko cyane cyane uri gukorera muri machine, utangira kuri speed ntoya ikabanza ikabivanga yitonze, ubwo ni muri rimwe ko ufite machine, hanyuma ukaza gushyira muri 2. Urabona hano turahinduye dusize muri 2, irihuse. Hariya rero niho ukorera, uguma muri 2, ntago wajya muri vitesse ya 3 kereka ari amakeke uri gukora. Ariko igihe utari gukora keke ari imikati, ugarukira kuri vitesse ya 2. Hanyuma mu gihe imashini iri kubikaraga ufate tino urotsamwo imikati uzisige amavuta. Ushobora kuzisiga ubuto cyangwa ukazisiga bata. Hano turi gusiga bata, ariko bata niyo nziza kuko bata ntago ituma bifata mu mpande cyangwa se ngo bishirire mu mpande. Tugaruke kuri ya do yacu iri mu mashini. Urabona ko hano yamaze kumera neza, ntabwo ukibonamo ibintu bya liquide, ahubwo aha imaze kumera neza. Mu kanya turayivanamo. Ikintu kizakwereka ko ifarini yanoze nuko uzakoraho ukumva itagufata ku ntoki kandi ukabona iri smooth. Nukoraho ukumva itagufata mu ntoki iri smooth. Mbibutse ko ifarini cyangwa se igipondo cy'umukati igomba kuba yoroshye, iri smooth, kugira ngo ize kubyimba. Nuko igomba kuba yoroshye ariko nanone itagufata ku ntoki, nicyo kizakwereka ko yanoze. Aha tugiye kuyivana muri mashine nk'uko mubibona, tuyishyire ku meza yabugenewe aho tugomba kuyikata tukayipima. Tugomba gupima amarofu bitewe na tini ufite, bizaterwa na tini ufite. Niba ufite tini ntoya iringaniye cyangwa nini bizaterwa na tini ufite.
twebwe tini dufite hano turapima 850. 850 rwose tini yacu birahita bihuriramo. Niyuzura iraba ibyimbye neza tuyotse. Urabona 850. Ushobora gukata do ukoresheje do kata cyangwa ugakoresha intoki, byose birashoboka. Hanyuma nurangiza ufate ya do wakase ifite amagarama 850 uyikarage neza kuri ibirambo. Impamvu turi kuyikubita tuyirambura tuyigira flat, hari benshi batayigira flat ukayireka ikamera nk'ibyimbye. Hano impamvu turi kuyigira flat ni ukugira ngo ibyimbe ihereye hasi, niyuzura tini tumenye ngo yabyimbye neza, kuko hari igihe uyishyiramo itumbaraye ikuzura tini ariko imbere itari yabyimba neza ngo igire ibyo bita eya, hazemo eya irekurane ize gushya neza, ubona ari umukati koko umeze bien. Niyo mpamvu nkugira inama, niba ukora umukati uzawukubite urambure ube flat, uwushyire muri tini uri flat. Nubyimba ukuzura tini bizahita bikwereka ko ubwo imbere wabaze kurekurana, wajemo umwuka, biraza gutuma ushya neza ugasanga uri sponge, ibyo bita sponge. Turakomeza dupime kugeza igihe turarangiriza amatini yose twateguye. Mbibutse ko imikati turimo gukora twayikoze mu biro 5 by'ifarini. Recipe urayisanga muri description. Ushobora gukoresha single recipe cyangwa se ukabikora yose, biterwa n'abantu uri gukorera imikati uko bangana. Ubwo nuvuga ngo recipe nasize muri description uyikubye 5 niyo yiyi turi gukora. Wowe ushatse wayikora utayikubye 5 cyangwa se ukayikora uyigabanyijemo 2, uyigabanyijemo 4, biterwa n'imikati ushaka gukora. Hanyuma hano nitumara gushyira imikati yose muri tini, igisigaye ni ukuyireka ikabyimba ikuzura tini. Iyo ibyimbye ikuzura tini nibwo wizera yuko uwo mukati uri buze gushya kandi ugashya neza imbere uri sponge. Ntugakore ikosa ryo guteka umukati utari wabyimba. Umukati utari wabyimba kirazira. Urawureka ukabyimba neza ukabona ko wazamutse, ukabona ko wagize ute, wazamutse. Hanyuma urangije kuyishyira muri tini yose, urangije uyishyira ahantu ikabyimba. Urabona hano imaze kubyimba. Ikindi nabibutsa nuko nujya guterura umukati wabyimbye ugiye kuwotsa, uzirinde kuwutimbura. Nuwutimbura uzahita usubira hasi umanuke ubwatarare. Ubwo rero niyo mpamvu nkubwira ngo igihe ugiye guterura umukati wabyimbye uwushyira mu ifuru, ni ukuwuterura wigengesereye kugira ngo utaza kwiceka ugahita umanuka ugasubira hasi. Igisigaye ubu ngubu imikati yacu yamaze kubyimba, tugiye gucana. Ifuru iracanye, ahubwo tugiye gushyiramo iminota na temperature iri ku 180 nk'uko mubibona degere Celsius. Hanyuma turashyiramo iminota 30. Ziriya rofusi zirahira ku minota 30. 30 ziraba zihiye. Hanyuma nurangiza, twamaze kuyishyira mu ifuru, ubu turatangiye. Hasigaye iminota 29, ubwo iminota itangiye kuvaho. Ubwo hano tugeze ku masegonda nashira imikati irabihiye nyine. Iminota 30, ariko bizaterwa n'ifuru ufite, kapasite yayo n'uburyo ishyuha.
Ntabwo igihe cyose ugiye kotsa umukati uzahira iminota 30. Twebwe ifuru yacu uriya mukati urahira iminota 30. Aha, ubu umukati wacu urahiye, ni ukuwuvana mu ifuru. Bindi ni ukuwuvana mu ifuru. Wamara kuwuvana mu ifuru ukawukura muri tini, ukawushyira kuri cooling rack kugira ngo uhore. Ntabwo urekera muri tini kugira ngo udakomeza kugenda ushya. Tini bishyushye uvanamo ukawushyira kuri cooling rack. Abatazi cooling rack ni akantu kameze nk'aka etajeri gahanahanye umwanya kugira ngo ikintu kiriho gishobore guhora mu buryo bworoshye. Hano tuwuvanyemo, turawukura muri tini tuwushyire kuri cooling rack. Urabona hano cooling rack yacu ni nini, ishobora kujyaho imikati myinshi, ifite ama etajeri. Ubu imikati yacu yamaze kuboneka, ikiba gisigaye ni ukuwufata ukawubika neza, ubundi ukawukata ukaryoherwa. Ubutaha tuzakomeza tubagezaho n'ibindi bitandukanye, tubasaba gukora subscribe, mutwereke urukundo mukora subscribe, musharinge n'amavideo, ubundi mugumane natwe. Ibyiza byose byo kuri Hospitality ntibibacike. Bye.